kandi murabona n'umuntu mukuru. Nabaza ndi umwirondoro we. Murakoze. Yo nitwa Agnes Mukandikiye. Mwene nde? Ndi mwene Vincent Mushegenya na Gashongore Mariana. Momoka Imutonde. N'ubuhamya, tubwire niba ari ubuhamya. N'ubuhamya ntanga bakanya gatoya. Rahira uzamuye ikiganza cy'iburyo hejuru. Utegewe izina ryawe. Ngewe Agnes Mukandikiye. Ntanzimana h'umuhamya. Ntanzimana h'umuhamya. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ibyo ngiye kuvuga byose ari ukuri. Aho tubwire. Yewe ngiye kubabwira ndibanda ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2004. Mwaka wa 1904. Ahantu mwakomeje kuvuga ngo imodoka y'umutuku ari imodoka y'umweru. Kuri iyo tariki mu gitondo cyaho umugore witwa Angelina Mukandikiye wari inspectrice w'amashuri muri Nyarugenge yaje mu gitondo cyaho azana na Munyakazi. Angelina avuga ati udusanzu tw'inyenzi twariye tungwaho kandi twaturukaga hano muri Sainte Famille. Barinjiye mu kiliziya n'intambwe zo muri Rugenge. Yewe ntabwo ntuzi amazina kubera ko nakomokaga muri segiteri ya Cyahafi. Angelina yangezeho aravuga ati ariko abatutsi n'urwiko nawe Mukandikiye uracyariho, bivuga ko twari tuziranye. Icyakurikiyeho yambwiye ati jya hariya ujyane n'abandi. Ubu hari abasore 18 bari bamaze kubasohora mu kiliziya nanjye ndi mu 19. Mu buhamya ngiye kubabwira rero ndagira ngo mbibutse umugabo Munyakazi yuko yangiriye neza kuko niwe wangirije. Ese niba atarahageze yangirije. Ubwo nasohokanye n'abo basore turagenda tubona kuri ya modoka babwiraga y'umutuku. Munyakazi ubwo yabwiye agenda ati uyu mugore nta cyaha muziho. Angelina aramusubiza ati ko twatumwe narenzaho wari ukajya gusobanura narenzaho uburyo uyu mugore nta cyaha afite. Munyakazi ikintu yakoze yahise agira cyaramutaza nsubira inyuma nsubira mu kiliziya. Rwose nyakubahwa warakoze ariko bariya basore ntabwo turamenya irengero ryabo. Reka twakire uriya witwa nde? Aganza Evariste. Mwene nde? Zamura ikiganza cy'iburyo hejuru. Ngewe Aganza Evariste. Ntanzimana h'umuhamya. Ntanzimana h'umuhamya. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Aho tubwire. Ibyo mvuga ntabwo ari birebire cyane kuri Munyakazi, ariko ni bikeya bitewe n'imodoka y'umutuku arimo guhakana. Umunsi apakiramo abantu benshi bavuye Saint Paul barimo uwa mbere n'ibiheri. Iyo modoka kuri uwo munsi wa Bihehe ni nawo munsi yatwaye abantu benshi inshuro 3. Iyo modoka
inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri harimo bande, inshuro ya gatatu harimo bande. Wibuka kubwa Bihehe niwe nyine uvuga ko ari we wa mbere, ariko apakiranye n'aba basore barimo n'abana bo ku Kacyiru sinibuka amazina yabo, harimo n'abandi bana b'Abanyenyanza, harimo n'abana n'umuhungu kwa Murashi, harimo n'akana k'agahungu kitwa Rukimirana gaciye akaboko. Mbega abavuye iriya mirambo yose yavuye k'uwo munsi uturutse ku muhanda wa kaburimbo peyaje ijya hepfo muri Rugenge. Iyo mirambo yose ni k'uwo munsi Bihehe yari ari. Kuko impamvu bavuga kuri Bihehe ni uko aribo babanje kwica bakamutwikisha na lisansi, noneho bamanuka bica kurinda kugera hariya munsi igipangu cyari cy'inka kuri segiteri Rugenge. Ariko iyo modoka mu kuza kwayo bangamije Fideli na Ndamage na Bikoma
zarebaga zivugana na guverinoma yo hanze, izo arazizi. Noneho n'izo zari zihishe muri iki kigo cya Sainte Famille arazizi. Ibyo ngibyo rero ashobora kubisobanura ho nk'uko iyo modoka atayizi, cyangwa kuri iyo modoka y'umweru avuga ko yagendagamo yigeze kuyinyuramo, ayimanuka aje kureba kuri bariyeri yari hariya muri segiteri Rugenge. Umugabo bari kumwe simuzi, ahubwo icyo gihe nuko yahise ahura n'uwari responsable wo muri Rugenge Narcisse, batandukana berekera hirya bari i Nyanza. Mu kanya gato niho baje kugaruka bakoresha inama, asiganyira abagenzi ariho bavuga ngo amabati y'Abatutsi ngo ntibagire kuyatemagura, ngo bazayarundarunde, ngo bazajye bayubakisha inzu bo bazinjiramo, ngo agasigara kazaba gasigaye, ngo icyo gihe nako umuzakiyore muzakatwerere kuri ayo mabati. Buracya ise wa Nkeshimana niho yaje mu isoko aza gusenya ya mabati yo y'inzu zo kwa Gasongo Nzabanitegeka. None atangiye gusenya, ndamubwira ariko se ko kose yababwiye yuko ayo mabati murora kuyatemagura, none nkande bamuyatemagura, mwebwe muzubakisha iki? Noneho niho yabwiraga umuhungu wa Yonasi witwa Michel ngo zamubanze umutikureho gatoya, ngo noneho mugaruke zidutware. Bariste tubwiye uruhare rw'uwo mugabo urangiza. Uruhare nuko ahakana ko iyo modoka atayizi, ariko byose byakomowe na rero hano ukuntu hagiye aho Nkeshimana nuza Yonasi niho umuhungu wa Yonasi niho yatekuyemo bayinetera. Icyo gihe ngiye kwivuza kwa Rutayisire, sanga Rutayisire ntaho hari, bamujyanye mu bitaro ngo ivuriro ryabo bari barashize hirya. Njya Sainte Famille, ngezeho nsanga abo basaberi yavugaga ko ariho n'abajandarume banyeretse kuri abo basaberi, banyereka aho njya kwivuriza. Ngiyeyo naho birabananira, noneho nibo bavugaga gira ku busobokemo muri aka kamanya hagiye gukorwa akantu. Noneho urava hanze ntabwo ushaka kutubwira hano mu gipangu. Ndasohoka manuka Sainte Famille, ndamanuka no hasi, abo hasi ukuntu interahamwe zari hasi nizo zamfashe, izindi zibangize nyicaga aho ngaho. Ariko byose rero Munyakazi ntabihakane, kuko aho hose izo modoka zombi yarazikoresheje. Nibyo navuga. Iminota itatu kutayirenza kuvuga muri make uko ibintu byagenze. Naho ibindi inkuru ndende muzandike, mutuzane ubuhamya bwanditse, muzabuzane urukiko tugushyire hamwe. Niba hari byinshi bindi biri ku ruhande by'ubufatanya, nkaba naravukiye uretse gato ngewe uvuga izina ryawe. yewe Uwanyirigira Matilda Ntazimana ho umuhamya w'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Aho tubwire Abantu bakomeje kuvuga ibyo kuri Sainte Famille no kuri Saint Paul. Yewe nari i Nyamirambo muri Kiliziya ya Saint Andre, nagira ngo mbahe amakuru y'ibyahabereye kuko naho